Reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba JALAS Official TV. Aka kanya tunyarukiye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza kuri hotel yitwa Silent Hill nkuko muri kubibona. Tugiye kubabwira muri make uko ijonjora ryagenze mu ntara y'uburasirazuba. Ijonjora ritari ryoroshye namba, ijonjora ryafashe umwanya muremure cyane, ijonjora ryitabiriwe ku bwinshi ugereranyije n'andi majonjora amaze kuba hano muri Miss Rwanda. Ni ijonjora rifite umwihariko ugiye utandukanye. Ngira ngo wenda twihuse cyane kugira ngo tutabatinza, abakurikirana Miss Rwanda 2022 by'umwihariko ari nayo turi kuhangaho amaso kuri iki gihe. Murabizi ko ku munsi w'ejo bari i Huye mu majyepfo hari hafashwe cyangwa se ari hakomeje cyangwa ababonye passe ari abakobwa 9 mu majyaruguru, nuko ari naho irushanwa ryatangiriye. Mu burengerazuba naho nuko hakomeje abakobwa 9. Kuri iyi nshuro rero mu burasirazuba birihariye cyane kubera ko hakomeje abakobwa bagera muri 14 tugiye kukubwira na nimero zabo. Ubwo niba ufite uwawe, ufite umuntu wawe ukunda, ukaba uri kwibaza uti se nawe yaba barimo, ukaba ushaka kureba ubwiza n'uburanga buhebuje bw'abakobwa 14 bagiye guhagararira uburasirazuba muri babandi bagomba kuzavamo abajya muri bootcamp muri pre-selection. Ngira ngo ntuve kuri JALAS Official. Niba utarakora subscribe, niba utarakora like kuri iyi nkuru wayikora, niba utarakora comment ukaba ufite icyo ushaka kutubwira wayikora, no gusharinga nabyo bikaba ari ibindi uba utanze umusanzu wo gusakaza amakuru tugenda tubagezaho. Hanyuma rero reka nizere ko mwese aho muherereye, abafite abo bari gufana muri aya marushanwa, muri kwibaza muti ese ni bande bakomeje kuri iyi nshuro, ni nimero kangahe, akora iki? Ngira ngo wenda ntabatindiye cyane, wenda kugira ngo munareba amafoto muzi ngo ni bande bari kugaragara kuri ayo mafoto, uwambaye nimero kanaka ninde. Ngira ngo reka mbabwire abakobwa babashije guhiga abandi mu ijonjora ryagezwemo n'abakobwa bagera kuri 76. Abakobwa 70. Yes, twihuse cyane rero abakobwa babashije kubona passe, babashije guhiga abandi mu ntara y'uburasirazuba, bose bakaba bahuriye mu karere ka Kayonza nkuko natangiye mbibabwira. Ikirezi Kevin nimero 11, Uwasete Tashema nimero 40, Nzamukosha Patricia nimero 66, Mutoni Pascaline nimero 60, Umurisa Redivine nimero 45, Keza Naktisya nimero 71, Uwase Ruwe nimero 23, Uwase Esther nimero 64, Nkusi Linda nimero 29, Mugabekazi Queen nimero 73, Umuhoza Emma Pascaline nimero 10, Ibirezi Noela nimero 35, Nzobe Nikita Amani nimero 17, na Mwiza Olivier cyangwa se Olivia nimero 24. Nabangaba rero babashije guhiga abandi. Ijonjora ryafashe umwanya muremure, dore ko ahagana mu masaa 8 z'amanywa bagize akanama nkemurampaka aribo Miss Jolie, James ndetse na Evelyn bari bamaze kwinjira mu cyumba kiberamo iri jonjora. ariko urumva ko abakobwa bagera muri 76
si abakobwa bakeya ku buryo bitari byoroshye. Abakobwa baturutse za Nyagatare, Gatsibo, za Kirehe, za Ngoma, za Rwamagana, Bugesera ndetse na Kayonza, aba bose bari baje kuvuga bati natwe turifuza kuba twahagararira intara yacu ndetse tukabasha kuba kwegukana n'ikamba rya Miss Rwanda 2022. ngira ngo subwa mbere mu burasirazuba hiyandikishije abakobwa benshi cyane, kubera ko muri 2020 ngira ngo murabizi ko icyo gihe hari hiyandikishije abakobwa bagera muri 90, ndetse murabizi ko icyo gihe nabwo ijonjora n'ubundi haje gusohokamo abakobwa bageze kuri 15. Nekereza ko wenda sinzi niba ari kimwe mu bifavoriza iyi ntara, kuko ni imwe mu ntara dukunze kubona ziduha aba Miss muri Miss Rwanda. So rero kuba bitabira ari benshi ushobora gusanga nacyo ari kimwe mu bibafavoriza cyangwa se mu bibahesha kuba babona amakamba atandukanye. Ngira ngo nk'uyu nimero 10 Umuhozayima Pascaline, ngira ngo abenshi bamuzi muri Kigali Protocol, nubwo rwose umuntu atashidikanya ko ari wo mu burasirazuba, ariko burumva kubera ko ari intara yegereye umujyi wa Kigali na wa wundi wumva ashobora gucikanwa, icyakora nukuba yajya naho ngaho mu burasirazuba, kandi ntekereza ko aba abyemerewe. Hanyuma rero wenda tubabwiye gato ku bihembo, tubibukije nk'uko ni mwiza Megan uherutse kutugenderera yabitubwiye hano rwose mu biganiro twagiranye. Murabizi ko kuri ino nshuro umukobwa ugomba kwegukana ikamba rya Miss Rwanda agomba n'ubundi guhembwa imodoka ya Hyundai Venue nziza cyane. Murabizi ko Miss Heritage kuri ino nshuro Bralirwa igomba kuzamuha miliyoni 5 zimufasha kunoza umushinga we. Murabizi ko ikamba ryegukanywe n'uwitwa Musana Teta Hens ubushize ari rya Most Innovative Project. Kuri uyu nshuro nawe azajya ahabwa umushahara w'500 na bank ya Kigali mu gihe azaba cyambeye ikamba. So Miss Popularity agomba guhembwa cyangwa se agomba guhabwa ahagera kuri miliyoni 2,400. Aya ngaya akazahembwa na Forza Bet. Miss Congeniality uyu ni umumiss uba warabanye neza n'abandi, nawe yitwa Station Mirezi iravuze ati miliyoni 2,400 reka tuziguhe. Miss Photogenique uyu nguyu nawe abitwa Diamond Smile Dental Clinic, iri ni ivuriro rivura amenyo, naryo ryaravuze riti miliyoni 2,400 tuzazibaha. Ni mu gihe urumva umukobwa ufite impano igihe.com yavuze iti iyi mpano ntabwo yapfa ubusa, reka natwe tumuhe miliyoni 2,400. Hanyuma bitwa Smart Design baravuga bati umwana ushishikariza abandi gukora siporo nta cyatubuza kumuhemba, nawe bamwemerera miliyoni 2,400. Uretse rero aba bakobwa bazahembwa, abakobwa 10 babandi bazagera mu cyiciro cya nyuma, abangaba nabo bazabona scholarship cyangwa se bourse cyangwa se kwiga icyiciro cya nyuma, icyiciro cya kaminuza muri kaminuza ya Kigali. So rero banahabwe 20% y'amafaranga yinjiye mu gihe cy'amatora, mu gihe nyine barimo biyamamaza. Uretse rero ibi bihembo, Forza kandi ikindi kintu yifuza kuzakorera aba bakobwa bazagaragaza ubushake
bwo kumenyekanisha ibikorwa by'ubuzima bazahembwa nitwa HDI urumva. So rero muri ibyo bintu uko byo kugenda bahembwa, Foruza nayo izagira gutya ifata imishinga imwe n'imwe igende yihemba. So rero ngira ngo nibyo ngibyo ni ishusho twatubahaye. Wenda murabizi ko abagize akanama nkemurampaka bagize igihe kirekire kuri uyu munsi, baje kugiramo na pause, baje kugiramo akaruhuko hanini ngombwa koko baragakwiye, nyuma bakomeza ibijyanye n'ijonjora. Birangira rero aba bakobwa muri kubona kuri screen zanyu aribo babashije kuba bahagararira abandi muri Miss Rwanda 2022 mu ntara y'Uburasirazuba. So nk'ibisanzwe rero mwebwe nahanyeho kutubwira ati nshyigikiye kanaka, ndaha amahirwe kanaka. So rero navuga ko iri rushanwa riri kugaragaza udushya twinshi cyane, wenda by'umwihariko ku bafite ubumuga bitinyutseho cyane, ikintu umuntu yashimira, kubera kubona na hano muri Kayonza naho hagaragaye undi mukobwa nawe ariko witinyutse akavuga ati ntabwo ubumuga ari inenge kuko sinabwiteye, ni ikintu n'ubundi kitambuza kugaragaza ubwenge, ubwiza n'umuco byanjye. So rero ngibyo ibijyanye na Miss Rwanda 2022 mu ntara y'Uburasirazuba. Reka mbashimire, nizere ko mwabanye natwe kandi neza cyane. Nitwa JALAS, iyi ni JALAS Official TV, mwakoze kubana natwe. Bye bye, ciao ciao. Naho i Kigali mu cyumweru gitaha tumenya ngo ni bande bagiye guhagararira umujyi wa Kigali. Ubundi murabizi neza ko hazakurikiraho igihe gito cyane tukamenya ngo ni bande bagiye kujya muri bootcamp, ibizatugeza kuri nyirikamba ry'uyu mwaka. Ninde Ingabire Grace agomba kwambika ikamba akamubwira ati nkuragije inkoni y'icyuma, agakomerezaho. Ninde uzakijana, ninde uzegukana Miss Rwanda 2022? Ese urabona azava mu Burasirazuba? Nahanyo kutubwira. Mukore subscribe, share na like kuri JALAS Official TV. Mwakoze kubana natwe. Bye bye, ciao ciao.